Tips House Academy, gahunda y'amategeko y'umuhanda, ibibazo n'ibisubizo, test ya karindwi. Ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere rero kuri test yacu ya karindwi kiragira kiti: iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira: a. Icyapa cya kare ifite ubuso bw'ibara ryera. b. Urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. c. Mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri rero ni b, ni urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, umuzenguruko uba wirabura. Ikibazo cya kabiri. Nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba, igihe ijoro rikeye, kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira: a. Metero 100. b. Metero 50. c. Metero 40. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cya nyacyo ni c. Ayo matara aba agomba kumurika ndetse akagaragara mu ntera ya metero 40. Ikibazo cya gatatu. Ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu Rwanda Revenue wari ahandi wacu mu Rwanda, Rwanda Revenue Authority, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ni ukuvuga ngo iyo haramutse hagize ikintu kigomba guhindurwa kuri carte jaune cyangwa se ku cyangombwa kiranga ikinyabiziga cyangwa se nyiracyo, ibyo bikorwa bikamenyeshwa ibiro bishinzwe umusoro, ariko bikorwa mu gihe kingana gute? a. Mu mezi 2. b. Mu kwezi kumwe. c. Mu minsi 15. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni d, bivuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko ibyo bikorwa cyangwa se bimenyeshwa ibiro by'umusoro mu gihe kitarenze iminsi 8. Ikibazo cya kane. Kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyasa. Kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyasa. Bivuga uburenganzira bwo gutambuka icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. ese ikimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? a. Ntacyo gihindura. b. Abo rireba nibo batambuka mbere. c. Abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mu by'ukuri icyo kimenyetso cy'ibara ry'umuhondo rimyasa gihindura iki? a. Ntacyo gihindura. Mutambuka nk'uko mwari musanzwe mutambuka, abagomba gutambuka mbere bagatambuka mbere, ariko barushijeho kwitonda. Ikibazo cya gatanu. Remoroke zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira: a. Velomoteri. b. Ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. c. Igare. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya gatandatu. Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero 125. a. Metero 100. b. Metero 75. c. Metero 25. d. Nta gisubizo cy'ukuri
kirimo. Nuvuga ngo ni metero 75. Ikibazo cya karindwi. Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro ifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 50, iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Inyuma ni amatara abiri atukura. B. Iyo bibaye ngombwa ko mu mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumbarare risa n'icunga rihishije cyangwa ry'umuhondo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri ni C, bivuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cy'umunani. Igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Iki kibazo twakiriye muri test yatambutse. A. Guhagararamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. B. Gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. B. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni D, bivuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko kiriya gice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo wera udacagaguye kiba cyaragenewe guhagararamo umwanya muto cyangwa umunini. Ikibazo cya 9. Iminyururu n'ibindi byuma byifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku binyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ni ukuvuga ngo ni ikindi kintu icyo ari cyo cyose ushobora kongera ku modoka kugira ngo bigufashe nko gupakira, kugira ngo ukore akazi kawe neza, cyangwa se iminyururu, ariko ibyo bintu bakatubwira ko bitagomba gukururuka mu muhanda cyangwa se ngo birengeho kanini cyane ku burumbarare cyangwa se ku mpande z'imodoka, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. A. Imashini zihinga. B. Ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri ni A. Imashini zihinga. Uzarebe nka zino mashini bahingisha, kiriya cyuma yifashisha ihinga, kiriya ntabwo kigendana, kiriya bacyongeraho mu nyuma kibika ukwacyo ku ruhande, ariko hari nk'indi modoka cyangwa se ikinyabiziga gisanzwe ntabwo cyemerewe kuba, ntabwo bakagombye kuba yemerewe kuba ifite ikintu kimeze kuriya kigenda gikururuka mu muhanda. Ikibazo cya 10. Ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. A. Iby'inyuma metero 3. B. Iby'imbere metero 270. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni B, bivuze ko ku biziga by'imbere nta gice gishobora kuharenga ngo kirengeho metero zirenga 2 na santimetero 70. Ikibazo cya 11. Uretse bibonewe uruhushya, ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa remoroke mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. A. Ibinyabiziga bya polisi. B. Ibinyabiziga bihinga. C. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Igisubizo ni C, ni ukuvuga ngo imashini zikoreshwa mu kubaka umuhanda ntago zirebwa n'ibyo n'ayo mategeko cyangwa se amabwiriza yo kuvuga ko
bitagomba kurenza uburemere ntarengwa bwemewe cyangwa se bwanditse kuri carte jaune yabyo. Ikibazo cya 12. Gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya, uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25. Ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira: A. metero 50, B. metero 35, C. metero 25. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri ni C, ngo ibyo binyabiziga bikururana bikaba birenze 3, uburebure bwabyo ntibuba bugomba kurenza metero 25. Ikibazo cya 13. Ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira: A. amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B. utugarurarumuri 2. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri ni C, ni ukuvuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 14. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira: A. mu masangano. B. mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. C. ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya. E. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B, ni ukuvuga ngo ibyo byapa bikurikizwa mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ikibazo cya 15. Icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobeka ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira: ubururu, umweru n'umutuku. B. umweru, umukara, ubururu. C. umutuku, umweru n'umukara. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri ni B, icyo cyapa kirangwa n'aya mabara y'umweru, umukara n'ubururu. Ikibazo cya 16. Icyapa cyerekana uburebure bw'igice cyatera ibyago cyangwa bw'ahantu amabwiriza y'icyo cyapa agomba gukurikizwa kirangwa n'ubuso n'ibimenyetso bikurikira: A. ubuso umweru, ikimenyetso ubururu. B. ubuso ubururu, ikimenyetso umweru. C. ubuso ubururu, ikimenyetso umweru n'umukara. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri nta kirimo. Ikibazo cya 17. Umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda. Umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa w'inkengero y'umuhanda yegutse uvuga ibi bikurikira: A. guhagarara umwanya muto birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo. B. guhagarara umwanya muto n'umunini birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo. C. aho bahagarara umwanya munini cyangwa muto. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni D, bivuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko uwo murongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa w'inkengero y'umuhanda yegutse uvuga ko aho hantu nta muyobozi n'umwe wemerewe uhahagarara cyangwa se nta mushoferi wemerewe guhagarika imodoka yiwe. Ikibazo cya 18. Ibinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira:
iby'inyuma metero 340. B iby'imbere metero 250. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni ukuvuga ngo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Cyakoza byari kuba A na B, iyo kuri A baba batubwira ko ari inyuma ari metero 3 n'igice cyangwa se metero 3 n'ibice 5, imbere akaba metero 3 n'ibice 7. Ikibazo cya 19. Mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4 ni toni 24. B toni 10. C toni 16. D toni 53. Igisubizo ni A. Ikibazo cya 20. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu rimyasa riboneka mu mpande zose. A. Ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B. Ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C. Ibinyabiziga ndakumirwa. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri ni C, ni ukuvuga ngo ni ibinyabiziga ndakumirwa. Twari twakibonye kino kibazo. Nibyo bigira amatara afite ibara ry'ubururu aba agomba kugaragara mu mpande zose. Murakoze kuba twari turi kumwe kuri iyi test. Ntimucikwe na test ya 8, ndetse ntimwibagirwe no kugerageza ubumenyi bwanyu ngo murebe ko ibyo tumaze gusobanura mwabimenye cyangwa se ibyo tumaze gusubiza. Mukanda kuri link iri muri description kugira ngo mufungure ikizami namwe mugikore murebe. Ciao ciao.